ni icyasha ku muryango w'umurokore w'abarokore bavangwa mu biyobyabwenge by'urumogi, ni icyasha gikomeye cyane. Uyu munsi umubyeyi wa Moses ntabwo yagaragaye mu rukiko, ndetse bivugwa ko ngo yagombaga kuhagera, ariko yagombaga no kuba umwe mu bamwishingira nk'uko mushiki we yamwishingiye, na se nawe agomba kuza mu bamwishingira. Yagombaga kuza, ariko bivugwa ko mu inzira zitatumye aza, akaba ababisesengura ukundi bakavuga ko ashobora kuba yanze kuza bishaka bitewe no kwanga kwica izina rye nka pasiteri. Byose birashoboka, ashobora kuvuga ati po n'ubundi reka niturize, ubundi se ntabwo njya kwigaragaza nk'umuntu w'umupasiteri mpagarara imbere y'abantu ku mwana wanjye nka pasiteri uvugwaho ibintu nka biriya ndi pasiteri. Nabyo birashoboka byose. Utekereza ko ababyeyi be babyakiriye? Ntabwo babyakiriye neza, nari nanabivuzeho, ntabwo babyakiriye neza bitewe n'abo bari bo. The ZOOM TV24. Kidumu uri umunyamakuru cyane cyane w'imyidagaduro, ariko by'umwihariko uzi byihariye Moses. Moses turahirwa, ndamuzi. Ndamuzi, ariko muzi kubera papa wiwe ni umuntu w'imwitorero rya ADPR, wabayeho pasiteri nzanyamashikira mu Ityazo, hanyuma ariko igihe kiza kugira nyine ajya mu zabukuru, umusaza nyine bagiye ku ruhande, hajya abantu bagifite nyine akabaraga, ariko ntabwo nari nzi neza ko ari we ubyara Moses. Nari muzi gusa gutya ari pasiteri, ariko nyuma naje kumenya Moses bitewe n'inzu y'imideli yarashinze hano mu gihugu ariyo yitwa Motions, kugira ngo abantu benshi n'inzu bamaze kumenya cyane bitewe n'imyenda yagiye ikora, abantu yagiye yambika bakomeye hano ndetse mu gihugu, byaje gutuma amenya ko uwo musaza ari ubyara Moses. Umuntu kuvuga ngo niba mbyumvise neza, papa wa Moses cyangwa umuryango wa Moses n'abarokore, abarokore b'ADPR, bo muri ADPR, itora rya ADPR. Moses yavuzweho ibintu byinshi cyane bitandukanye, wenda n'imyemerere y'abantu n'imigirire, umuntu yavuga ko byanamusenyeye izina. Utekereza ko muri uwo muryango akomokamo w'abarokore babyakiriye gute? Ntabwo ari ibintu byakwakirwa neza ku muntu nka pasiteri, kumva umwana wa wenda twe kuvuga ibyagiye bivugwa bindi turabonera gihamya, ariko hari igihe ari ibihamya bimwe na bimwe byagiye bigaragara by'ubutinganyi, kumva ngo umwana wawe ngo waruza afite izina rikomeye kuri yambika abantu bakomeye, kumva ngo urumogi cyangwa se ari kunywa urumogi, umwana wabatije, umwana wo kwa pasiteri, uhita wumva ko ari ikintu nyine gikomeye cyane nk'umubyeyi, ntabwo wabyihanganira. Ariko noneho ikintu kiba kiriho nk'umubyeyi, hari umugani uvuga ngo umubyeyi kibi arakirigata, uhomaho nyine. Ntabwo ushobora kujya ku muhanda uvuga ati po naragendesheje nta kigenda, no, habaho kwiyakira, ukagerageza kujya ugenda unatanga inama, kuko nabyibuka amakuru yagiye avuga ko hari cyateguwe muri uribuka hasohoka ya video ya Moses ari bavuga ko ari gukora igaragara gukora imibonano nanjye vuga mpuzabitsina, nzanga nta gitsina cyabuzwe n'ubutinganyi. Hari amakuru yavuzwe ko ngo bateguye amasengesho ku musengero, urumva ko bitewe n'umuryango uwo ari we bahita bumva ko ibintu byagize byacitse. Urumva umwana wacu wagiye mu bintu ngibyo, kwa tuzi ko amaze kubona akantu agiye kutuzanira umukazana mu muryango, ariko noneho bigaragaye ko ari gukorana imibonano n'abandi bagabo bagenzi biwe, utumva ko nyine umuryango ntabwo uruze kubyakira neza. Nanone umuryango wa Gikristo, umuryango w'ubupasiteri. Uyu munsi umubyeyi wa Moses ntabwo yagaragaye mu rukiko, ndetse bivugwa ko ngo yagombaga kuhagera, yagombaga no kuba umwe mu bamwishingira nk'uko mushiki we yamwishingiye, na se nawe agomba kuza mu bamwishingira. Yagombaga kuza, ariko bivugwa ko mu inzira zitatumye aza, akaba ababisesengura ukundi bakavuga ko ashobora kuba yanze kuza bishaka bitewe no kwanga kwica izina rye nka pasiteri. Byose birashoboka kuba inzira zidahari. Ngira ngo ni itangazo ryasohoye na polisi ku munsi, niba atari uwejo kwa kabiri ni kuwa mbere, polisi yasohoye itangazo ivuga ko umuhanda wa Karongi Nyamasheke Karongi Kigali utari nyabagendwa, ariko hari n'uwa Kigali Huye Nyamasheke unyuze mu Kirambo. Birashoboka ko umuntu uri mu Ityazo ashobora kumanuka akajya mu Kirambo, agafata imodoka rikamuzana ikamugeza i Kigali. Byose rero nibyo mvuga ngo birashoboka. Shaka yabazi wenda sinshaka kuzenguruka ngo njye guca Huye,
urumva reka nigumire mu rugo bitewe no Plito bitewe no ku muhanda wenda wacitse wenda udahari Plito bitewe n'inkangu zabahemo ashobora kuvuga ati po n'ubundi reka niturize ubundi se ntabwo njya kwigaragaza nk'umuntu w'umupasiteri mpagarara imbere y'abantu ku mwana wanjye nka pasiteri uvugwaho ibintu nka biriya ndi pasiteri nabyo birashoboka byose. Utekereza ko ababyeyi be babyakiriye? Ntabwo babyakiriye neza, nari nanabivuzeho, ntabwo babyakiriye neza bitewe n'abo bari bo. Exactement, bitewe n'abo bari bo, bitewe n'umwana bari biteze kuba agiye kuba umwana ubafasha. Urumva abantu b'inyamashiki barabyumva, ntabwo bashobora kubyakira neza rero. Uyu munsi yatangiye kuburana ku byaha birimo no gukoresha urumogi, no kuvuga ni Moses wo mu barokore uri gukoresha urumogi, nabyo bishoboka kuba byumvikana nabi cyane. Tuvuge ko ni icyaha yavuga ko urumogi mu myaka 2 yabayeho cyane cyane muri kiriya gihugu cy'Ubutaliyani yarumwaga, byo nabyo ni Icyasha. Ni Icyasha kuri Moses ku muryango, haba kuri Moses haba no ku muryango ni Icyasha. Impamvu bivuga gutyo, wanze wibuke Moses ninde, ni muntu ki twaba turi kumuvuga none angaha. Ntagaruka ari we wenyine ungoye urumogi cyangwa se urumogi, hari abantu benshi banywa urumogi, urumva. Ariko none icyo mvuga no Moses afite inzu yagiriwe icyizere, urumva, igahabwa umwanya mu gihugu cy'u Rwanda, ikabikora ibintu binafitiye icyizere. Nambivuge gutyo none ikabikora ibintu binafitiye icyizere, ni role model w'abantu benshi bashobora gukora inzu ikora imyenda kuriya. Moses rero kuba ngo ibiyobyabwenge bikanajya publicly ko ari benshi babinywa, si n'ibindi biyobyabwenge n'urumogi. Yego, yanyweye urumogi. Hari abantu benshi barunywa bakomeye, ariko wenda barunywa disciplinary, barunywa muri discipline, ntabwo babishyira hanze. Ariko no muntu nka Moses kuba ngo yambitse umuyobozi ukomeye runaka, yagize uteye yagaragaye iki kintu, ni Icyasha kuri we ndetse n'abantu bakorana ndetse n'iyo nzu ubwayo, nka motions. Ni Icyasha ku muryango w'umurokore w'abarokore, bavanga mu biyobyabwenge by'urumogi. Ni Icyasha gikomeye cyane. Urabivuga nkaho yahombeye umuryango we. Ntago arahomba, kuko ibintu arimo cyangwa se ibi biri kumuvugaho none ahangaha ni ibintu bishobora guhindurwa. Hari abantu benshi bagiye watuzi baviwa ari bazima, urumva. Hari abantu benshi bashyizwe mu kato barigishwa bahindura ibintu. Ntabwo rero twari tuvuga ngo Moses yahombeye igihugu n'umuryango, no, ntago arahomba, aracyari umuntu n'umuntu ushobora gukora. Ahubwo ikiriho ni ukuvuga ngo yahinduka ate, cyangwa se ibyo abantu bari kumutekerezaho byahinduka bite. Mu kwiregura ku cy'urumogi yavuze ko rwishyira rumwere cyangwa rwo bamushinja rumwere mu Butaliyani, n'ubwo ari urundi rwagaragaye mu ishati, akavuga ko atazi uko rwaje. Ukurikije uko yisobanuye, wumva biratanga amahirwe ko azatsinda nubwo amategeko agira ibyayo? Amategeko agira ibyayo, afite n'abanyamategeko nabo bamuhagarariye. Ntabwo rero biriya yisobanuje bimuha amahirwe yo kuba yatsinda cyangwa se kuba yarokoka ibyo ari kubazwa. Icyambere cyo uyu munsi turi kuvuga Syntax arafunze, urumva, arafunzwe n'abandi bantu nk'abangahe bazira iki, urumogi. Syntax ntabwo bamufashe, wenda bamufashe ari nk'urumogi, urumva. Ariko noneho niba habayeho umukwabo, wowe nkawe uri kumbaza ibi, niba habayeho umukwabo bakaza mu nzu yawe bakagusaka mu nzu yawe bagasanga harimo urumogi, uraza guhakana gute? Uraza gucika gute urwo rumogi? Hari abantu benshi twagiye tubona ari kwigendera mu gikapu kiwe, wenda baramusatse, yarari mu modoka arajya ahantu, baramusatse mu gikapu kiwe basanzemo urumogi, araza kuva ko urumogi rwajyanyemo n'andi wundi. Afite hari uburyo rwagezemo. Niba yararumwereye mu Butaliyani, urumva, ntago amategeko y'u Rwanda amubwira kujya ajya kurunywera mu Butaliyani ngo agaruke mu Rwanda, urumva. Nibaza kumupima bagasanga yanyweye urumogi, nose tuvuge wenda Moses mu gihe yaravuye mu Butaliyani, yaza kuba wenda ari nka bya bindi anywa urumogi rukamubana rwinshi mu mubiri, bikageraho wenda sikana mu Rwanda akamera nk'umusazi, akagaragara nk'umuntu w'umusazi, yajyanwa kwa muganga apima agasanga yanyweye urumogi. Moses ari uvuga ngo nta rumogi nanyweye, ngo sinarunywere mu Rwanda, narunywere mu Butaliyani. Ikiriho ikimenyetso nuko yanyweye iki, urumogi. Ahubwo warunyweye gute? Warunyweshejwe nande? Warunyweye ryari? Warukuye hehe? Urunguru tugusanganye noneho habonetse n'ikimenyetso cyene simusiga, tugusanganye mu ishati, waruzanye gute?
yego birumvikana ni mu Butaliyani atari amategeko agenga abanywa urumogi cyangwa se abagenga urumogi, noneho warwambukije igihugu gute, rwageze mu gihugu gute? Hanyuma dusoza ni impamvu nanakubajije birenze kuba uri umunyamakuru umurokore ubirimo cyane ubijyamo cyane. Moses nk'umurokore mugenzi wanyu cyangwa nk'umurokore mu muryango w'abarokore, ubu mumufata gute? Mwamuciriyeho iteka? Ntabwo ajya kuvuga ngo uramuciraho iteka kuko nta naho muzi mu bya kirokore, ntaho muzi mu bya kirokore. Moses ntakorera yigeze abamo, si impamya ko wenda n'amaturo yatanzwe nubwo yaratanze yo muri Ecole de Dimanche. Ntabwo rero itorero ryo icyo rireba nuvuga ati se uyu mwana yari uwitorero ariko yahombeye itorero. Ntabwo itorero nta kibazo cy'itorero kandi dinagira nyiraryo burya Kristo ngo nawe nyiritorero. Ariko yavuze ko nawe ubwo ari umurokore, umugani yaranabivuze. Ni umurokore ariko ushobora gusanga atarigeze anabatizwa, wenda turaza turebe niba yarageze abatizwa. Urumva ushobora gusanga ngo niba afite pasteur, papa we pasteur ukomeye ashobora kuba yarabatijwe. Moses wibuke urebe imyaka afite none ahangaha uhita ureba noneho yavuye i Nyamasheke ryari ajya i Kigali ryari. Urumva bishobora guha difference cyangwa se guha ishusho iza kumugira umurokore. Nibyo umwana wo mu barokore cyasaraza kwitwa umurokore, ariko nka ADPR nyirizina imuzi ite kuba umuntu ari umukristo w'itorero nuko afite ibyangombwa bigenga umukristo, yarabatijwe, hari n'ibyo afasha n'itorero. Nanone ntabwo twabicikaho, ariko Moses yaherukaga mu itorero ryari n'ibindi wenda tudafitiye amakuru. Nari nkubajije koko ni yaramutse ari umurokore wa nyawe mwamuciraho iteka cyangwa oya? Ntabwo twamuciraho iteka, ntabamuciraho iteka kuko ibyo yakoze we kuri we niwe n'umutima wiwe n'uwo nicyo yemeye. Burya umuntu nkanjye wenda tuvuge nkawe n'urugero uri mu itorero none ahangaha hagahita habamo change yawe, urumva, cyangwa se impinduka kuri wowe uri mu itorero, aho guciraho iteka birumvikana. Ntabwo se umuntu ntawo muzi. Na Moses amenyekanye ko n'umwana wa pasteur vuba ahangaha aho ibi byose bitangiye kuba. Niho abantu benshi bagiye bakura amakuru bakamenya ati ni kwa pasteur watandi ibintu byinshi cyane. Hanyuma dusoza ibiri kuba kuri Moses watangiye ari icyamamare, ubu akaba ari mu gihome, biciye ku mbuga nkoranyambaga, biciye mu byo yakoze, biciye no mu byo wenda abantu bamwe bavuga ati yakinishaga atazi ko azageramo. Kuye gutanga isomo Moses ntago njyewe mpamya, ndabanza wenda mbere ko ngera ku isomo, ntago mpamya ko ari ikibazo cyo kugira ibyo yakinishije wenda akaba atarazi ko bizagenda gutya. Moses aho bigeze umuntu mukuru, umuntu wari ufite umwanya wo kuba yagenda akicara na His Excellency, wenda bagahura mu nama runaka cyangwa se wenda tukwe kuvugana na His Excellency, tuvuge n'abandi bayobozi bakomeye cyane, bakicara bakaganira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago ari umwana, ntago ari umuswa wo kutareba ngo icyo nkwiriye gukora kizima ni iki. Ese ibi bintu ngiye kujyamo ni bibi cyangwa aho ikintu cyabayeho cyo nantekereza ko ngiye kuri Moses ni bya bindi byo mu rubyiruko byo kuba dukeneye gukira vuba byihuse, ukaba ufite ubushobozi ariko utananyuzwa n'ubwo bushobozi ufite. Moses ndahamya ko ku giti cyanjye, ariko ndahamya ko ashobora kuba ari ibyo yabonye byongera ku byo afite bikamusaba kondisiyo runaka zo kuba ameze gutya na gutya, akumva ntacyo bimutwaye, akumva afite n'izina ritazana kugira n'ikibazo biza kuba. Warubaje ikijyanye n'inama kuri Moses, naho Moses se cyangwa bisize sura isura bisigiye urubyiruko. Icyambere cyo uko mbibona mu ishusho yanjye, Moses just yakurikiye ibiguruka. Gukurikira ibiguruka bitumye yandagara agiye kuba akabarore ko munoza mu bantu. Icyo mbona nkuko yabyivugiye mu rukiko avuga ko afite icyo amariye urubyiruko, nuko akwiriye kugira icyo ahinduye inzu ye afite emotions, avuga ko afite icyo amariye urubyiruko, nuko akwiriye kugira nuko ahinduka kugira ngo ahubwo rwa rubyiruko rubone imyitwarire myiza muri societe, nkuko wenda rumukurikira muri iyo nzu y'imideli yiwe, rukanamukurikira mu myitwarire igaragara physically. Atabyo kuvuga ngo wenda ngo ni inzu ikora imyambarire turajye kubireba twigiremo bikiri biki, ariko noneho ubyigisha we nindi ntibize kuba bya bindi byo mu idini ngo murebe ibyo nkora, mwumve ibyo mvuga, nimurebe ibyo nkora, ariko noneho ibyo dukora n'ibyo nuko tugaragara nuko agaragara bize kuba ishusho ryiza ku rubyiruko rw'u Rwanda. Kidumu uri umunyamakuru ariko ukaba n'umurokore, turagushimiye cyane. Arakoze cyane. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. ZOOM TV24.